atanga invitation ku bantu bataha ubukwe. Tumenyereye ko abantu baduha invitation ngo tuzaze mu bukwe bwabo, ariko tuzanye iki? Tuzanye intwererano iyo baduha invitation. Iyo umuntu aguha invitation ugitangira gutekereza aho uzakura intwererano, kuko ntabwo wagenda gutyo. Ariko uyu mwami we yari yahabaye abantu invitation nta ntwererano zabo akeneye. Yari yababwiye ati amazina nayiteguye, amapfizi nayabaze, mwebwe muze gusa. Abantu bagombaga kuza bakarya bakanywa bakajya mu bukwe, ariko si baraje nta n'umwe waje. Ariko umanza abo bantu bari abakire cyane nabo. Umuntu aragutumira nta kintu agusabye, yagutekeye, yagushakiye ibyo kunywa, ariko nabwo ntuzi. Ari muri iki gihe twaza tukavuga ngo nabuze intwererano, ntabwo mwajya mu bukwe bw'abandi nta ntwererano mfite. Ariko ababo nta ntwererano basabwaga, ariko nabwo banze kubuzamo. Reka turebe mu gitabo cy'imigani ya Kristo